ikintu no nkundira campaign icyambere hano hantu hari peaceful cyane abantu bose barisanzuye like nta muntu n'umwe ubangamira undi protocol imeze neza ikindi ngewe kabisa I had so much fun muri campaign hanyuma ibisigaye rero ni ku itariki 15 ni ukumutora 100%. Thank you. Turi hano Bugesera kwamamaza umukandida wacu Paul Kagame kugira ngo yongera tubere umuperezida kuko yatubereye umuperezida mwiza nawe murabizi ibintu byose yatugejejeho iterambere igihugu cyacu cyagezeho security guteza imbere umwana w'umukobwa example kwihangira imirimo twese kwihangira imirimo ndi example yo kwihangira imirimo kuko twihangira imirimo nge n'abarumuna banje kandi ibyo byose bizanwa n'umutekano mwiza na gouvernement nziza igusupportinga so twaje hano kugira ngo dutore umukandida twamamaza umukandida wacu Paul Kagame hanyuma itariki nayindi ni le 15 yakuye igihugu kure akigeza ahantu hakomeye n'ibyishimo ku banyarwanda muri rusange kubera ko ibyo twagezeho ni byinshi kandi ibikorwa bwabyo birivugira mu by'ukuri yahaye abagore ijambo yatumye abanyarwandakazi twigirira icyizere turatinyuka dukora ibintu abagabo nabo bakora abantu bari muri business yadufunguriye imiryango myinshi ikindi navuga kandi yashize u Rwanda kuri map by'ukuri kera wajyaga ujya mu mahanga abanyamahanga bakubaza ati uturuka he kumva ufite n'isoni zo kuvuga ko uri umunyarwanda kubera benshi ntago babaga bazi u Rwanda kuri ubu umuntu atana kubaza uri proud yo kuvuga ko uri umunyarwanda kubera u Rwanda aho rugeze abanyamahanga baruzi neza baruzi nk'igihugu gifite umutekano igihugu gifite isuku muri Afrika hose kandi ni ibintu byananiye ibihugu byinshi muri Afrika so ni ibintu byo kwishimira turishimye cyane kabisa kandi iriya tariki iradutsindiye tuzamutora 100% kubera ko arabikwiye kandi urebye nitwe tumukeneye cyane mu by'ukuri je kwamamaza umukandida wacu Paul Kagame hani Bugesera gahunda ni le 15 impamvu nuko twese abanyarwanda dushesheje agaciro. See you. It is such a beautiful time to be proud to be Rwandan. I mean, seeing so many Rwandans, especially the young people, not protesting, but rallying behind President Kagame with so much enthusiasm, it is something not to take for granted. I believe that it's evidence that the RPF and President Kagame represent what the majority of Rwandans need. Kwamamaza umukandida wacu Paul Kagame hanyuma itariki nayindi ni le 15. Iriya tariki iradutsindiye tuzamutora 100% kubera ko arabikwiye kandi urebye nitwe tumukeneye cyane mu by'ukuri. Ni ku itariki 15 ni ukumutora 100%. Gahunda ni le 15 impamvu nuko twese abanyarwanda dushesheje agaciro.